Benshi muri mwe mushobora kuba muri mu rukundo cyane ko Saint Valentin iri hafi ikaba yegereje cyangwa se mukaba mutakiri mu rukundo ariko mwararugiyemo mukiri abana cyangwa se mukiri urubyiruko, ariko hari ibintu bitanu ngiye kukubwira bikwereka yuko urukundo rwanyu ruri kugenda rurangira, mu gihe haba hari umwe uri kugenda abigiramo uruhare mu gihe undi yaba abizi cyangwa se atabizi, ibi bintu bitanu ngiye kukwereka rero nibyo bizakubwira yuko uwo muntu mukundana ari kugenda agukatira cyangwa se agukwepa cyangwa se atakigushaka. Ikintu cya mbere ni uko uzamuhamagara ntagufate kuri telefone, ukamuhamagara inshuro nk'eshatu ntagufate, ubundi nyuma akaza kukohereza mesaje akakubwira ngo fone yari iri ku muriro, yari iri kuri sharijeri, akakohereza mesaje gusa ntaguhamagare. Icyo gihe uzamenye yuko ari kugenda agukatira, uzamenye yuko kwanga kugufata nta kindi kibimuteye, kuko iyo fone yari iri ku muriro koko ntabwo yaguha mesaje gutya, ahubwo akibona ko wamuhamagaye nawe yakongera akagira gute akaguhamagara. Rero nakubwira ati fone yari iri ku muriro cyangwa se nari nayicaginze nagiye, akakwandikira mesaje gutyo gusa, uzamenye yuko ari kugenda akuramo akarenge. Hanyuma ikintu cya kabiri, azakubwira yuko yari afite akazi kenshi katumye atumva telefone ye iri gusona. Ni ukuvuga ngo rero iteka ryose umuntu mukundana ntabwo ashobora kukuburira umwanya wo kukwitaba, nubwo yaba ari mu kazi ari kumwe na perezida yakwitaba akakubwira yuko ari mu kazi ariko yakwitabye, yumvise n'ijambo ryawe rya mbere cyangwa se yanagusuhuje byonyine ariko akabikubwira mwamaze kuvugana. Rero igihe azakubwira ati yari ari mu kazi kenshi telefone ntabwo yayumvise, uzamenye yuko ari kugenda agukatira buhoro buhoro mu kinyabupfura. Icyo gihe nawe urabyumva uzamenya icyo gukora, urukundo ntabwo bahatiriza, urukundo ni ubwumvikane. Hanyuma ikintu cya gatatu ni uko azakubwira ngo nkubwira nitabe uyu muntu, akabikubwira inshuro zirenze imwe. Cyagiye bya bindi bibiri twabonye byose byarangiye, ariko akaba yemeye noneho kukuvugisha, akaba yemeye gufata telefone yawe, ni cya gihe muzavugana umunota umwe cyangwa se iminota ibiri, agahita akubwira ati nkubwira nitabe uyu muntu, ndongera nguhamagare, bikarangira gutyo, cyangwa se atari buze kukwandikira mesaje akahita akubwira impamvu yatumye ataguhamagaye. Icyo gihe uzamenye yuko urukundo rwanyu ruri kugenda rurangira. Hanyuma ikintu cya kane, azakubwira ati bifata uko ubishaka nimba utanyizera. Ni ukuvuga ngo igihe uzamubwira ati ko mbona ntazi, ko mbona uri kugenda ntazi uko umeze, ati wambeshye ibiki n'ibiki, akakubwira ati ubifate uko ubishaka nimba utanyizera. Ni ukuvuga ngo ayo ni amagambo rero akwereka yuko uwo muntu ari kugenda agukatira buhoro buhoro. Ikindi kintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho, ni uko uzamuhamagara akakubwira ati nari naniwe tuzavugana ejo. Cya gihe noneho ubona aba ahugutse neza nimugoroba, ya masaha ubona umuntu aba ahugutse, nibwo uzamuhamagara agahita akubwira ko yari ananiwe cyangwa se akakubwira ko ananiwe yagize akazi kenshi, akakubwira ngo muzavugana ejo. Kandi ejo nabwo ntabwo azibwiriza ngo aguhamagare mu gitondo cyangwa se igihe abonye akaruhuko, abonye bureke, ahubwo azategereza yuko ari wowe umuhamagara nabwo muvugane ariko arebe ikindi kintu akubwira. Ibi bintu bitanu rero nibyo bizakwereka yuko uwo mukobwa cyangwa se uwo musore atakigushaka mu rukundo rwanyu, ari kugenda agukatira mu kinyabupfura. Icyo gihe nawe uzamenye icyo gukora. Mwari kumwe nanjye Sam Motivator, nimba ibi bintu hari icyo bigufashije mwakora subscribe kugira ngo mukomeze mudushyigikire namwe, dore ko gukora subscribe nta kintu bigusaba, nta n'icyo bigutwara, mu gihe twebwe hari icyo bitwongerera. Rero mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, dukomeze kubana. Benshi muri mwe mushobora kuba muri mu rukundo cyane ko Saint Valentin iri hafi ikaba yegereje cyangwa